Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bakunzi ba Eugene Official aho muri hose. Tuvuga ngo igicamunsi cyiza kwa dukurikiye mu masaha y'igicamunsi, umugoroba mwiza kwa dukurikiye mu masaha y'umugoroba, biraterwa naho muherereye. Turi mu gitondo cyo ku cyumweru, ni kuwa Mungu rwose nkuko abarundi babivuga. Turi tariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka wo wa 2024. Tugarutse muri gahunda yo kubagezaho amakuru akomeje kugenda agaragara ahanga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Tugenda tureba ibikorwa bigiye bikomeje kugenda bibera ahangaha. Turahera ahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko rwose ibintu bikomeje kugenda bicika mu bice bigiye bitandukanye, dore ko rubaya noneho ibintu byamaze gufata indi sura. Babasirikare nababwiraga yuko bagiye bajyanwa mwabira bice akabo noneho kashobotse. Turavanga dusimbukire ahara mu kimirwano muri iki gitondo, aha ni muri Zagahira, dore ko naho rwose ngisasu rwose byaramutse rivuza ubuhoha. Ese ni biki byaramukiye hariya, ni bande bamaze kuba bahatakariza ubuzima? Ibi nabyo turaza kugenda tubabwira. Turasimbukira muri Sake nawe ntabwo byoroshye nakana gato, dore ko imirwano nayo ikomeje kugenda irembanya, dore ko rwose n'umunyamakuru wacu uri hariya nawe akomeje kugenda abidukurikiranira atubwira ko ibintu bimaze kugera iwondabaga. Turavanga twinage Minova naho ntabwo bimeze neza, dore ko naho Bweremana rwose naho hari guca uwambaye. Uwo mutari kumva fighter rero ubwo ntabwo hari, ariko ku murongo turaza kwa tumufite, dore ko amaze guserukira hariya rwose muri territoire ya Rucuro, ari kugenda nawe akurikirana ibiri kugenda bera muri territoire ya Rucuro, dore ko twasanze ari kugenda habera mu ibintu bitari byiza nakana gato, nyamara muri rusange M23 ibaye ihafite hose. Uyu nawe turaza kumushyira ku murongo atubwire uko gahunda zimeze hariya. Ese hariya umwuka n'umuhumeko mu baturage ni yihe? Ese M23 nimba yabashije kuba yaganira nabo, niki bari kumutangariza? Ibi byose turaza kubibabwira. Ariko icyo mbasaba, muntu utarakanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone, rwose kora subscribe cyangwa se ukanda icyo bita sabone, nubirangiza ukande kunzogera, numara kubisoza ubundi ujye ukora like ndetse na share, ubundi tugende twibanira umunsi ku munsi. Nkuko bimeze rero kantangira rwose mbakubitazanya mu gigima zikomeje kugenda zibera ahangaha muri Rubaya. Iyi Rubaya nababwiye yuko rwose aya mabuye ayirimo ararya umugabo agasiba undi. Nababwiye ko aya mabuye y'agaciro ari muri iyi Rubaya, izi tromarine zirarya umugabo zisiba undi. M23 yanze kuharekura, FARDC iri kwagaba ibitero simusiga mu nkengero za ibintu byamaze guhindura isura. Ni nyuma yuko mu bagabo bagera muri 17, abagabo 17, nimvuga 17, ni muri ba basirikare bari bambaye tenue civile bagiye hariya bajyanwa mu buryo bwo kugira ngo binjire muri amwe centre ya Rubaya. Abagera muri 17 bafatiwe muri quartier bita Mateus, haramura hazi cyane, na hano hazwiho ubucuruzi. Abagabo bakaba bari bacumbitse hariya ndetse n'abari babacumbikiye n'abakaba bamaze gufatwa. Bintu byamaze guhindura isura. Nababye ngo M23 yafashe hasi hejuru, ibintu byahinduye isura. M23 amabuye ishobora kuba yakeneye nawe, nyamara mu nubwo tuvuga ngo ntabwo yajyanywe no gucukura amabuye, ariko no kubona iyi Rubaya yanze kwivirira ni ikigaragaza yuko iyi Rubaya ifite ikivuze, yaba ari ku ruhande rwa M23 yewe yaba no ku ruhande rwa FARDC. Ariko yuko bisi cyumvirizo muri M23 barakubwira ngo Rubaya kuba twiryamye ntabwo turyamye ku mabuye, ahubwo turyamye ku baturage. Dore kari quartier ituwe cyane, ubwo ndavuga ara za Mateusi, mvuge hariya hejuru za Muderi, ujye muri Koperama, umanuke mu gishanga, ujye kuri Gacihembe, aho hose na ahantu hatuwe, uzamuke aho bita, ubwo turavuga hariya kwa Rutivumbura, na ahantu hatuwe. Akaba ati hari abaturage benshi ntabwo twabatererana, ati tubatereranye twadukoza amakosa. Iyi Rubaya ngo abagera muri 17 ba FARDC muri ba bandi bakomeje kugenda bari kwinjira muri iyi centre bamaze gukacirwa. Ese abandi bo baravamo, ese barakomeza bihishe? Ibi ngibi no kubitega amaso, ariko ubona yuko rwose ibintu hariya ntabwo byoroshye nakana gato rwose. Ibintu byamaze gufata indi sura rwose. M23 mwabira bice byose yamaze kugenda ishyira mu imbaraga zidasanzwe. Nujya mva hano M23 yashize ba Makaski Special Force
ba makasike yumenya abo ngaho ko ibintu biba byamaze gufata irangi mwa bantu yumenya ko M23 ahantu yamaneze ba makasike ujye umenya ko aho hantu iba yahashize ubwirinzi buremereye cyane. Ni mugena wabye yuko ejo zakaniro naho urugamba rwari rumeze nabi n'ubu mu gitondo niko byari bimeze, ariko M23 yavuze ngo iyo kanira ubundi ngiyo mugende mu rwanireyo, ariko umuziro no gukandagira muri Rubaya. Ati naho muri ni igihe gito, tubahaye igihe gito, dushobora kubasanga iyo tuzabajyana ni mahanga. Abantu muzi za mahanga murahazi, kuva kaniro rya za mahanga ni urugendo. Ni nyuma yuko ahanga ngo hari hazamutse coalition izi yuko bashobora kurara muri Rubaya. Mwaba mwamenye inkuru yuko ejo mu rugamba rwacakiranyaga M23 na coalition bamwita General Tungane, uyarazwe muri Wazalendo. Ejo baramuhushije ejo ku munsi w'ejo M23 yaramuhushije, yararokotse. Uyu bita Jean Tungane aho ari ubu ari guhumeka insigane. Mwaba muzi yuko amaze kuva ku mirongo y'urugamba nyuma yuko bamuhushije. Makuru atari hivumbi mba nayabazaniye. Nyuma yuko ejo bamuhushije, icyo yakoze yahise avuga ati oya, ubundi nta mujenero kujya ku rugamba, hati ubundi mugende mujye imbere. Saba mutayomba ahariya, bamutayomba ngo ubu ngubu rwose M23 ngo ari kujya bayumva, bamaze kumva yuko bamanuye ba makasike bari ibyuya biri kubira muri za bote. Baba nka Kagiri ntago yaje, akaba yaramaze gukorerwa operation, ariko akavuga ngo ira operation bamaze kwimukora batera gusubira iriya ngo ni nka nyuma y'umwaka ngo ntabwo aramera neza. Urumva benshi batangiye kuvuga uru rugamba tubona nta cyerekezo rufite. Ni nyuma yuko bakomeje kugenda bahatikirira benshi cyane. Ejo mwarumvishe ngo bitatungane Janti byarangiye. Imibare tugeraho hangaha babashije kuba bahasiga ubuzima. Imibare tugezeho ni mugoroba yuzuye imibare yanyongezeho mvuye muri studio abagera muri 38. Byatumye ngo binarakaza Abazalendo na FARDC na coalition muri rusange ngo bakabongeye kugaba ibitero kuri M23 mu gitondo cya kare, ngaho bagambire kugira ngo barebe yuko bakwihorera ndetse no kwihumura kuri M23 ngo bagafata n'uyu mujyi. Ngo ndavuga isantre ya Rubaya. Ibintu byahinduye isura. Ibintu hano byamaze guhindura isura. Sinzi ngo nicyo Abazalendo baraza gukora kugira ngo bagegure M23, kuko iyo urebye ku rugamba ubona yuko ntabwo bayishoboye. Ni nyuma yuko nejo ahangaha munsi y'abihambwe za Gisuma bari babashije kugira ngo barebe ko babomora, bari baturutse za Gatare, ariko naho ntago byabahiriye. Niki gitondo bashatse kubigerageza, abagera muri 4 barabatikura. M23 ngo muri iminsi ifite forme nimba navuga ngo ziri guciki hari bari kuvuna umuheha bakongera undi. Sinzi rero ngo FARDC bambari bari muri rusange, sinzi ngo sinzi uburyo barabakoresha kugira ngo barebe uburyo bakwinjira muri centre ya Rubaya, dore ko ari abaturage ari M23 ngo ubu ngo nagati kikubiranyije. Ari abaturage bari kumva M23 ngo bumvishe ngo FARDC na Wazalendo bagabye ibitero, baravuga ati se buriya Wazalendo baragarutse kugira ngo bongere batubangamire nkuko batubangamiraga. Ariko murabizi igihe General Byamungu Bernard igihe ari Rubaya yarababwiye ngo buno mugiye kujya muryama mukuremwe imyenda muryame musinzire, iyi Rubaya ntago tuzigera tuyirekura. Aya ni amagambo wo bita General Bernard yigeze atangaza igihe M23 akandagiraga hariye za Rubaya. Rabye ati ntabwo tuzabatererana, ntabwo tujanga mu buryo bwa brage, tujanga mu buryo bwo kwarindira umutekano. Baturage ngo bari bumvishe ngo haje ibitero simusiga, baravuga ati M23 noneho bayikura ubu ngumu, noneho turerekera he, twazibandwa tuzerekeza he. Ariko kugeza amaginga ya Rubaya iragendwa, iri kugendwa. Baba byati nubwo muri kumva zakanira ibintu byacanze, isasu rivuze ubuhuha, atari ko activite zanyu muzikomeze, kuko kwinjira hangaha ho ni impossible, ntabwo bishoboka. Ati kwinjira hangaha byo ntabwo byakunda,
ntabwo byaborohera, n'uwabigerageza ntabwo byamuhira. Iyi niyo 23 iri hariya rwose muri Rubaya. Uri kumva ko muri Rubaya rwose aya mabuye ararikora. Aya mabuye agiye kurikora. Iri buye rirarya umugabo risiba undi. Iri buye rirarya umugabo wagize ute, warikoreye. Rirarya umugabo warikoreye. Murumva ko muri Rubaya ntabwo ibintu bimeze neza na gato. Kamve muri Rubaya noneho nimanukire ahagaza Gahira. Mbona imirwano yafashe indi nterara, ni imirwano gusa. M23 ahangaha M23 muri iki gitondo yakiriye abasirikare bagera muri 81 uyu mubare kangusubiremo. Ni abantu benshi cyane. Hari ari kubura abantu 10 na bangahera 19 ngimibare 3 ihita yuzura. Ni abantu benshi aba bamaze kujoininga M23 nyuma yuko uwo bita Sankiro ejo M23 imwivuganye ngo abasirikare be bose yo bari batataniye baraje, bari bamaze kumenya nuko amakuru yuko n'abari bari kure batari begera urugamba bamaze kumenya yuko umugabo bamurashe, ngo buryo umugabo niwe wabinjizagamwe icyo twakwita ingenga bitekerezo cyangwa se icyo twita propaganda yo kugira ngo batajoininga M23, ngo dore ko n'uwabaga yabijya yanabitekereza yahitaga yicwa. Wabaga yabitekereje akabiganiriza mugenzi we, uyu Sankira akabimenya yahitaga yicwa. Nyuma yuko rero uyu mugabo yishwe, aba babaye nk'ababohowe, baba nk'abaruhutse, noneho sugukukumuka 81 bahise binjira muri M23. Ikintu M23 yakoze, yahise bohereza byihuse ati mujye kwifunzo, muze mudufasha akazi, hati nimwe tuba dukeneye. Ni nyuma yuko abinangiye imitima bagakomeza kuyinangira, na n'ubu muri iki gitondo babyukiye mu mirwano. Ariko amakuru akangira ambwira yuko M23 haramwaziri yansiranga imaze kuhamenya. Hariho n'abari kugenda ngo bakigerekaho imivure. Hari imivure bita cave. Ari nk'umuvure umwe ushobora kujyamo nk'amagaro 20 cyangwa amajerekani 20 cyangwa 30. Ngo hari ukuntu ikibatsi kiri kuba abana cyinshi, bakagenda bakigerekaho iyi mivure, bakayigerekaho bagahumekera ngo munsi ya 23 ikajya batambukaho biyubitse hiyo mivure. Ariko ya 23 ibi nabyo yamaze kubimenya, iri kugigera ku mivure kamanza yayisatura ikanyuzamo amashoka, iri kugisanga arimo birunze bitikiri bipakiye mu ngumu. Ibiraro byose babifite mu misozi M23 iri kugenda bitwika. M23 ko yasizoyera M23 ko yisize insenda. Muri iki gitondo bakaba ari kumbwira yuko ahangaha muri Gahira M23 ngimaze kwakora igikorwa kiremere. Mvuze imibare yabishwe hamwese mwatungurwa. M23 none ibintu iri gukora, iri kugikora ibintu byayo nijoro. Nyuma yuko amaze kumenya ubuce babaherereyemo, ngo bagiye bubaka ibirara ahantu mu misozi byo kubaka ama defense bo ntibakibikozwa. Ahangaha iri kujya basangayo, bakajya basanga mu gitondo ari imirambo iri ku gasozi. Imirambo iri ku gasozi. Mwumva iki kintu. M23 ahangaha nayo ntabwo rwose iri korohera FRDC na gato ndetse n'abambari bayo. Ni mu gihe mwabira bice icyo nshatse kubabwira abakunzi ba Hygiene Official, genda mudukurikira umunsi ku munsi, nuko wazarendo ziri muri mwabantu zishobora kuzasigarira ku izina, tukaya twumva ngo wazarendo naho M23 yarazikukumuye. Kuko nk'iyo ugeze muri za Nyamitabo ukamanuka hariya
ukazamuka za Karongi, iyi yarindiri nimvuga ngindiri yarindiri ya Wazalendo, ariko ubu ngubu ntago wabonamo n'umuti, reka mvuga umuti ntiwamubona. Bamanutse iyo hepfo za Busihe, bakugera he za Miyanja, bakugira za Rubizi, bakugira za Hembe, ubu niyo birunze. Ibaze ngo M23 honira mukigezeyo bazajya he, bazerekera he? Igihugu kizabana gitoya kandi ari Kigali. Mbabwije ukuri yuko Kongo izababana ntoya kandi ari ngari. Ariko ibintu nge narabivuze, uvuga ati Bazarenda ibintu mujya mukora, kagenda mukica abantu, muri kwifotoza, muri kurya amaselfie, muri gukora amabara, muri gukora amahano. Ibi bintu rwose bizabagiraho ingaruka. Ubu ngubu nibyo biri kubagaruka. Ya mafoto bafotaga se muracyayabona? Bakunzi ba Eugene Official, ya mafoto mwabonaga Wazalendo za Kirorerwa bari gutwika amazu hariya za Petit hariya za kwa Elize, ndavuga ari kirego mu nkambi, hariya za Nturo, ukabona ari gukora ibintu bishimye kandi ari gukora ibintu bidakwiriye, ukabona ari kwifotoza, ukabona bishe umuntu, ukabona ari kumwifotorezaho. Ibi ngibi biri kubagaruka, nizo ngaruka bari kugenda bahura nazo. Ntabwo wakora ibi nka biriya ngo bizakugwa amahoro. Ariyo mpamvu rwose naho aho bari guhungira hose, ntabwo aho wajya hose nubwo wajya kuzimu, M23 izagutaganyurayo. So urumva yuko muri Gahira naho ntabwo ibintu bimeze neza na gato, nyuma yuko rwose M23 naho yabyukiye mu mirwano ihiga iyi Wazalendo ndetse na FARDC muri rusange muri ibi bice. Reka mva ngaha nigarukire za Kirumbu, naho operation irakomeje. None yo operation mwo kagira Imana mwe n'amafaranga yo ndayita ngo iki? Ki operation ikomeje kugenda ihitana abantu batari bake muri Matembe ho honyine. Matembe ngo iyi Matembe honyine M23 operation ikoze hafi iminsi 4 imaze kwica amabagera muri 16 ba Wazalendo bigize akarakajye, bigize inakoreka, bari barigize bakasha amashokero rwose, birirwa bambura abaturage, birirwa bafata abagore ku ngufu. Ariko M23 ibari nabi. Iyo operation sinzi ngo ndayita ngo iki, ndayita piga mujinga. Iyo operation M23 nayo iracyayirimo. Ahangaha rwose nayo ikomeje kugenda ikubita. Ahangaha Umuzalendo ahababaza, iri gukanda ahababaza. Wazalendo bari mwabira bice, ubu ngubu ngo bari kujya bumva M23, bari kujya bayumva bakumva ngo M23 yerereye. Abati twarigenje, ariko none menya kacu kageze. So urumva ko rero ntabwo hariya rwose muri Masisi ibintu byifashe neza. Uyu munsi ntawo ndajya muri Rucuro, ko fight bya Rucuro byagiye kuza kuba indondusha yibereyeyo. Nibiba bikunze wenda amasaha y'umugoroba ntashobora kuba yavayo, ariko ubu ngubu ngiye mu kanya ndamuhamagara rwose ambye bya Rucuro ntago ndaza kwibabwiraho cyane kuko we arahibereye. Nge ndababwira bya Masisi, yewe n'ibyasake ntago ndabyinjiramo cyane kuko ngiye guhamagara umuntu uri Igoma ntatubwira ukuntu bimeze. Ariko Masisi kamanze nababwira ukuntu byifashe. M23 ariyangira kuvuna umuhe kongezwa undi. M23 hari operation yahawe ngo nibura 95% ibyo bateganyije biri kugenda bigerwaho. 95% ibyo bateguye kugenda bigira ute bigerwaho. Ubwo urumva yuko na operation hano za Kirumbu, ubwo ndavuga by'umwihariko hari ya za Matembe, za Butombarongi, yo kamanuka ni hepfo hose, za Kamonyi, M23 iri kuhogoga, iri guhiga rwose. Abagabo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitari byiza na gato. Reka noneho nigarukire hazabwira Imana na ibintu ntago bimeze neza, kuko kamanze nashyiraho umukongomani, tunashyiraho umukongomani rwose, mushireho ambwira ukuntu hariya rwose bimeze, ubundi turebe gahunda ukuntu zifashe. Ese bwira Imana nasakeho bwaba bwakeye ari amahoro? Tubaza bahari batubwira uko byifashe rwose.
bwakeye bwana Jimmy. Bwana Sena Makosa. Bwakeye neza. Aho ngaho muri DRC bwakeye ute muri rusange? Muri DRC uko biri nimero zamuje w'Imana. Ntarimo nkumva. Muri DRC uko biri yarikeye kazuba kari kurasa ariko cyane cyane iwacu muri Goma umutekano ukomeje kuba mukeya cyane. Aho kuva ku munsi w'ejo umutekano wakomeje kuba mukeya cyane tena cyane mu byaha byunde tena cyane aho mu nkambi bita nkambi ya Mugunga aho ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 2:25 haje kuboneka ikibazo gikomeye cyane. Abasirikare baravuye ku rugamba aho bita za Sake baje bageze hariya hari nkambi ya Mugunga bakoze ibintu bikomeye cyane uburyo barashe amasasu menshi cyane akaza no guhitana abantu babiri ndetse n'umusirikare umwe. Impunzi ebyiri zahatakarije ubuzima hariya mu nkambi ya Mugunga. Umutekano ukomeje kuba mukeya cyane werekeye n'aho bita za Keshero abazarendu bakomeje gukora ibikorwa byabo by'ubujura ndetse ibikorwa byabo by'ubwicanyi biracyakomeza hano muri Goma. Umutekano ni mukeya cyane. Icyo hano muri Goma rwose umutekano wabaye muke cyane. Bwana Sena Makosa ni mu by'umutekano wabaye muke ngiye ku rwego rwo hejuru. Naho kuva nanone muri gitondo cya kare urebye ingabo n'ubundi ntabwo Burundi buracyohereza ingabo nyinshi cyane ziracyaza zerekera hariya mu kibaya kiriya kibaya cya Nyiragongo. Ubundi ingabo ziracyongera aho ubona ko bitangiye gufata indi ntambwe, ubona ko bahiteguye urugamba. Urabona ko ntaho byoroshye cyane nahara mu kibaya kiriya kibaya cya Nyiragongo naho bari kwitegura urugamba cyane. Urumva rero ntaho byoroshye twabwira abakunzi bacu hano muri Goma. Umutekano wanze wakomeje kuba muke cyane tena cyane mbese ubyumve mu buryo butoroshye aho leta ya Kongo yananiwe gutanga umutekano muri aka gace. Rero nanone tuvuye hano muri Goma twaza kubwira abakunzi bacu ibyaramukiye Sake, tuze no kubabwira ibyaramukiye Minova ndetse yewe n'Imatisi tubabwire ngo haramutse gute kuko umutekano ukomeje kubura impande zose ukomeje kubura. Bwana Sena Makosa uranyumva? Ndimo ndakumva. Rero niyo mpamvu ibyo mubwira Bwana Sena Makosa reka duhere hano muri Sake nanone ku munsi w'ejo twibutsa abakunzi bacu ko ku munsi w'ejo wa musozi uri strategique cyangwa wa musozi umwe bita Kiwuri umwe uboneka hejuru ya Sake aho intare za Sarambwe uraranye ku munsi w'ejo. Ariko muri Sake no muri iki gitondo cya kare habyutse amasasu menshi cyane aho abarundi ndetse se ya coalition yose nanone yabyukiyeyo turi ku rugamba muri Sake. Amasasu akakivuga menshi cyane aracyavuga menshi cyane ariko nanone imirambo irakisuka hano muri Goma. Ntabwo imirambo ntiwareba abarundi hariya ibyo bari kubakora ntibyoroshe. Naho n'uwo bita muri iki gitondo uwo bita General Kambuzi wa PSRS ho yarafatiwe hariya muri Sake muri iki gitondo cya kare. Urumva urugamba hariya rwagiye mu mahino. Urugamba rurakomeye cyane ntibyoroheje. Urugamba rwagiye mu mahino rurakomeye ntibyoroshe. Muri Sake birakomeye cyane. Bategereje turebe se ikiri buvuke ni igiki ariko uretse ko ingabo za leta ya Kongo se cyangwa FARDC ibibunda byabo bya musahada byabo babigenza ari Mugunga plutôt ibibunda byabo bigenze ntabwo
imbunda zabo ntabwo zikegereye Sake ahubwo bazisubije inyuma zigenza ahantu Mugunga nta niho zigenza no muri iki gitondo niho amasasu ibibunda binini bikuratira byerekeza Sake. Urumva ariya ntabwo byoroshe ibintu biracyakomeye cyane mu kariya karere biracyakomeye muri Sake ibintu biracyakomeye muri Goma ntabwo byoroshe umutekano wabuze ntiwareba cyane cyane yuko ngo bashaka gufungura uriya muhanda wa Minova na Sake cyane rwose umuhanda ngo ukenewe cyane niyo mirwano cyane iri kubera hariya muri Sake ariko amahirwe sinzi niba biri buze gushoboka sinzi niba biri buze kubahira amahirwe rwose ntayo navuga ko kwijana nta mahirwe bafite amahirwe makeya cyane ko cyane bari no kubatakaza abasirikare benshi mu kariya gace ka Sake. Rero tumaze kuva mu kariya gace ka Sake reka tuze kunyarukirana hariya muri Minova tubabwire ngo nawe tubabwire ukuntu byaramutse reka tubanze duhere hariya muri Minova cyangwa muri teritwari ya Karehe ukuntu byaramutse reka duhere muri santere ya Minova umwuka wabyukiye ngo nuwuhe muri iki gitondo. Icyo twaza kubwira abakunzi bacu muri iki gitondo rero hariya muri Minova umwuka wabyukiye ni umwuka mubi cyane abaturage bo bakomeje gukora greve cyangwa kwirevolta bavuga yuko bidashoboka kongera guca mu mazi ko byabaye ikibazo hariya muri Minova ko bashaka guca muri muhanda wa Sake Minova vers Sake ko muhanda ukenewe abaturage rwose cyane byakomeye bari kwirevolta muri Minova aho bagiye kwa chef de coutumier cyangwa baraba chef basanzwe biburenga bagiye kubisaba ngo bo bace muri muhanda ariko sinzi niba biruze gushoboka muri muhanda wa Minova sinzi niba birabakundira kuko niko kaduruva karimo muri iki gihe hano mu mujyi wa Minova umutekano wawo ni mukeya cyane sinzi ngo biragenda bite turacyategereje ngo turebe ikiri buze gukurikiraho ariko nanone tuvuye umutekano wabyukiye muri Minova umutekano wabyutse ari muke tunyarutse tukanyarukira ku mirwano nanone hariya muri Minova naho nanone abarundi ndetse na coalition dusanzwe tuzi ya FARDC ndetse na Nyatura aribo Wazalendo ndetse n'abahibu nanone bakomeje kwataka hariya aho General Major Chiko Kitambwe yasohoye itangazo avuga yuko uriya muhanda ngo ushaka nyuma y'iminsi 2 ariko se sinzi niba biraza kubahira nanone imirwano yacyakomeje ngo uriya muhanda ntiwareba hariya Bwerimana isasi iracyavuze uruhuha na nungu isasi rimeze nabi yacyavuze uruhuha ariko M23 ikintu yabakoreye noneho yacecetse ntabwo iri kubasubiza barimo bararasa bonyine ubwo dutegereje ikiri buze kuvuka hariya mwaya axe ya Bwerimana nicyo dutegereje turebe ngo icyaza ngo se masaha ari imbere bameze bite se masaha ari imbere ese hari indi nkuru irabirimo cyashya se cyangwa se leta ya Kongo yageze Bwerimana se cyangwa se biba byahinze bite cyangwa byafashe isura. Urumva ko hariya naho ibintu bitameze neza cyane ibintu byakomeje kuba nabi cyane bwanatse n'amakosa hara muri Minova byakomeje kuba nabi cyane muri iki gitondo cya karekare. Urumva ko bikomeje kugenda bibana usigaranye rwose umunota n'amasegonda niye nkuru abusigaranye kugira ngo tukurekure. Bwanatse n'amakosa reka tumaze kubabwira inkuru hara muri Minova reka nanone tubabwira ukuntu byaramutse hara muri Minova reka tuze tunyarukire muri Masisi naho tubabwire ukuntu byaramutse ukuntu drone nifitiye hariya muri Masisi muri Rubaya ukuntu byaramutse hariya muri Rubaya naho hari umwuka mubi cyane aho leta ya Kinshasa byanga bikunze yavuze yuko ikeneye Rubaya ku gahato kubera ari amabuye y'agaciro rwose yatesheje abantu benshi umutwe abenshi baravuga abenshi barakora ibiki aho Burundi bwohereje abasirikare babwo ahantu bita za Gatare ndetse na FDLR nyinshi cyane zamaze kugera i Gatare. Ushobora kuvuga ngo bageze Gatare nk'umuntu hazi akibaza atese bageze Gatare bavuye he bahageze baturutse he bahageze banyuze he sobanura abantu bazi biriya bice ese
izi mbonerakure z'i Burundi zagezeho zinyuze he, zahageze ziturutse he? icyo nasobanura ku bantu batazi Gatare, abarundi indege yarabazanye ibamena ariya aho bita ku kibuga cy'indege cya Masisi, maze kuba bamena barazamutse bazamukanye n'imodoka zica aho bita igasheberi, barazamuka baza kugwa Gatare. Noneho abatazi iriya Gatare ni agasozi se cyangwa ni ahantu hari agasantere gahuza Gasheberi kagahuza na Rubaya ndetse kagahuza na Masisi. Ako gasantere ka Gatare rero ni agasantere ka strategique hari imisozi y'imirwano ndetse nanone ufite kara agasozi rwose, kara agasozi ufite Gasheberi, Masisi rwose nayo wifite kuko uba wayikontorora neza, washize imbunda zikomeye wayikontorora. Ako gasozi niko bagezeho ku mugoroba w'ejo. Nanone muri gitondo cya kare babyutse berekeza n'ubundi mwahereye nzira, babyutse bajya kwataka aho defense ya M23 yari iri hari aho bita kwa Dunia, babyutse bajya kuhataka muri gitondo. Na nungu isasi umuntu wanjye mafite ari kumwe ko na nungu isasi iracyari kuvuga hariya rwose, na nungu nta mwanzuro barabona, ariko mu gahunda yabo ngo baje ngo ari simusiga ngo bashaka gufungura uriya muhanda nabo ujya Rubaya, barashaka kurara bigereye muri Rubaya, ariko sinzi nimba birarahira bwana se n'amakosa. Urumva na hariya naho muri Rubaya ibintu bitangiye gusura muri Rubaya, abayobozi benshi cyangwa leta ya Kongo rwose byakomeye muri Rubaya, ntibyoroshye nimubwira ntibyoroshye. Hari isasi ritangiye kuvuza ubuhuha, hari amwabera bice bitangiye kuvuza ubuhuha ntiwareba. Reka ngushimire cyane. Yes, muri kumva rero uko hariya bimeze muri Goma ndetse y'Abasake na za Minova. Muri kumva yuko isasu ngo rimwe riravuza ubuhuha cyane cyane angaha mu nkengero za centre Sake. Dore ko centre kuba yizi rwose nta muturage numwe ukirangwamo bitewe n'imirwano ikomeje kugenda rwose ibera aha hantu. Iyo kaburi kumva ko nazabwira Imana naho bitiyoroheje na gato. Reka tuvangaha tugaruke muri Goma twumve ibyo ministre Bubanyi n'amahanga wa Kongo rwose yamaze kugera hano muri Goma. Ese yahagejejwe na gahunda ki? Reka tumwumve nawe ubundi mbashyireho obita Kano Fighter natubwire ibyaramutse muri territoire ya Rucuru. Sana. Ninasema hivi. Wakati mkuu wa president wa Republika alipata habari mwingine ya kigeni akatuinstruire ubwo nyakubahwa perezida yarari mu gihugu hanze cy'ubushyitsi yamaze kumenya inkuru y'ibyabaye ahangaha Goma, ahita adutegeka kugaruka ahangaha kugira ngo tuze kureba uko gahunda za hano zifashe. Akasema hivi, mama beba njia uende njole nifika jana magharibi nanjye niyo mpamvu rwose navuye i Kinshasa nza ahangaha, nageze ahangaha mu masaha y'umugoroba. Nibyo ibyabaye ahangaha byose byaciye ku maradiyo, ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mateleviziyo. Kandi leta yagaragaje yuko ari umubyeyi kuko yiyemeje ko ari gukora kugira ngo imibiri ikomeje kugenda ihera mu bwato mu kiyaga cya Kivu igaragara. Dore ngeze ahangaha ntabwo ari ubwa mbere, ni inshuro ya kane nimba atari iya gatanu. Nasanze hano mufite ikibazo cy'intambara ndetse n'icy'amazi ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko ayo makuru yose tuba tuyafite
twakagombye rero kumenya ngo niba twageze aha ngaha ni abantu bangahe baheze mu mazi. Vyote vile c'est sous le leadership ya gouverneur wenu na vile vile yetu na realite ya mjini hari ibyo leta yateguye cyane cyane binyuze muri guverineri w'intara y'Amajyaruguru ndetse nabo bafatanyije. Yes, muri kumva rwose ibyo umugore arimo avuga hari ati iby'intambara tujya tubyumva ariko nyumvira nk'iki kintu ni ukuri kw'Imana. Ministre ubanye n'amahanga iby'intambara berano ngo tujya tubyumva ngibindi tukabirebera ngo ku mateleviziyo ngibindi tukabirebera ngo ku mbuga nkoranyambaga mu nyumvire ni ukuri. Iki gihugu cyarapfapfanye. Iki gihugu cyarapfapfanye niba intambara ishobora kubera mu gihugu abari mu gihugu bakajya bayirebera kuri televiziyo bakagira ngo ni ibintu biri kubera mu mahanga kandi babirebera biri kubera mu gihugu barimo. Ni ikikwereka ko imiyoborere ya leta Kinshasa ni hafi ya ntayo. Ni hafi ya ntayo. Ngo ibintu bibera aha ngaha muri Goma no muri Kivu Amajyaruguru ngo tujya tubireba ku mbuga nkoranyambaga no ku mateleviziyo. No kuri Eugene Official bakunzi ba Eugene Official mwe mukande subscribe gusa uzi yuko abakunzi ba Eugene Official murusha abikinshasa kumenya ibibera hangaha mu burasirazuba bwa Kongo kurusha abanyakinshasa murusha abanyakinshasa kumenya ibikorerwa muri uburasirazuba bwa Kongo. Nawe imagine kugira ngo minister avanga ibintu bibera hano ngo tujya tubirebera kuri televiziyo uyu ngira ngo yagufasha iki ko nawe sinamurenganya. Urumva yuko rero ngo yageze hariya muri Goma yahageze mu masaha y'umugoroba ariko akaba yazanywe n'ira evenement yabaye hariya mu mazi yabari abaturage rwose bahuye n'isanganya ubwato burabaruha. Mibare kutubwira ngo hapfi ngo ubwato bwari burimo abagera muri 400 barenga. None ngo yaje ngo icyo bazanye mu nyumvi ngicyo bagiye kuzana ngo bagiye kuzana imyambaro ngo izagituma ngabamare cyangwa se abasumare cyangwa barabibira mu mazi ngo babazanira imyambaro kujya bambara ngo bajye bagera iyo hasi ngo gushaka imirambo imyenda babuze kuyizana ngo bayihereze abashinzwe kurohora abantu bayihereze abashinzwe kuba bakora ubutabazi kugira ngo abantu batatakariza ubuzima. None bibutse kujya kuzana ibyo bikoresho abantu bagize ute barahashiriye. Namwe nyumvira iyo leta bundi mu Kinyarwanda barakubwira ngo aho kwivuza wakwirinda, aho kwivuza wakwirinda. N'abangaba rero kugira ngo bakore ibingi bakagombye kuba barabikoze mbere mu buryo bw'ubwirinzi. Ibi bikaba biri kuza bisa nkaho ari accessoire ari hanyuma. Ariko rebe ibintu bimaze kuba kandi ubu bwato si n'ubwa mbere si n'ubwa kabiri si n'ubwa gatatu hari kuruha mu bwato. Ubu bwato bugiye kuba ubwa kane mu mwaka umwe ariko ntacyo byigeze bibabwira. Ntabwo urumva ngo M23 RDF ngo mwatumye ngo ubu bwato buruha gute. M23 niyo yanze kugira ngo mwumvikane nayo muganire mu yibyo yifuza abaturage babona amahoro. Ariko ubundi nibaze ari leta na M23 abakagombye gushaka abandi ni bande. Nge sinimagine ko M23 ariyo yakagombye kujya yirirwa iri kwinginga FRDC ngo bagirute ngo baganire. Nge nta nubwo nabyumvisha kwanza. Ubundi leta ya Kinshasa niyo yakagombye kuvuga ati mwebwe kwanza muri abana bacu. Umubyeyi iyo afite abana umwana akamunanira wenda da n'urugero hari ukuntu amugarura akavuga ati none urifuza iki habura iki dukora iki umubyeyi. Leta ya Kinshasa ibi byose nimwe ndabibagerekaho kuko M23 mwakagombye kuyegera mukabaza tese ko tubona mumeze gutya ubundi murifuza iki ubundi habura iki ubundi mushaka iki. Ikibazo kikagira ute kigashakirwa igisubizo. Kubundi mwebwe murirwa mwibereye za Kinshasa muri kurya za kabambari muri kurya amatomusone mu buri kimwe cyose kira kitu hanyuma ngo mugiye kuzana ngo ibikoresho byo gutuma ngo abantu ngo barohorwa bitanga ikisi. Kanze ne hamagarire fighter kano nambira ukuntu hari za rucuro ko bwakeye. Kanze namubaze rwose uko bwakeye.
cyangwa yiryamiye muri hoteli Queen. Halo. Oui, allo. Bwakeye neza bwana Fighter. Komera cyane captain. Ko wagira ngo uryamye muri hoteli Queen ra? Ubushuhe burahase bwatuma uryama ashaka ukamara amasaha. Aho ngo haba hari ubushuhe bwo ku rwego rwo hejuru. Hari ubushuhe ndakubwiza ukuri dogere wagira ngo bacanye hejuru ku mabati. Ubwo rero nta gutinda nk'umuntu uri aho ngaho rwose bakunzi ba Hygiene Official baragutegereje avuga ati kuba naringiye kukugira kapiteni naringiye kukudegrada kuba kano Fighter yageze hariya rwose ati buragiye kuturekurira ibintu biremereye cyane. Niki abakunzi ba Hygiene Official wabateguriye muri iki gitondo? Hanyuma ndagira ngo wenda ku bijyanye ngira ngo n'urugendo nakoze ku munsi w'ejo ngira ngo ndebe mu by'ukuri uko ibintu bimeze kuko haraciye iminsi tutagerayo. Birumvikana urabizi ni ahantu hamaze iminsi n'ubundi habera imirwano kuko urabizi ko FDLR bari muri operation ndetse n'ubuzi gikomeje zo gukuramo FDLR bagiye basigara inyuma bikorwa by'urugomo ngaho FDLR zatangiye imodoka z'abaturage bajyanye nk'ibicuruzwa ahantu runaka tukumva ngo bazitwitse ngaho ubushimusi n'iki byose. Urumva ko ni ibintu nava ngo mu by'ukuri nibyo byari biri kugaragara muri biriya bice. So rero navuze nti mu by'ukuri reka ari cyo kintu nza guheraho kugira ngo nze kubaza nkore iperereza neza ndebe uko umutekano umeze. Hanyuma rero mu by'ukuri ku bijyanye n'umutekano nava ko urebye ubona rwose ko ibintu bimeze neza. Urabona abaturage urujya n'uruza, ingoma zirimo zirakorwa, ubucuruzi burimo buragendwa, ariko wagera mu bice bya ruguru ubwo ndavuga bene ahangaha muri za werekeza za Mabenga iyo ngiyo usanga mu by'ukuri abaturage benshi bariyo, abenshi baramanutse bibere hano muri za Kiwanja, bibere hano muri za Rucuro. Ubona ko ibyo bice by'iyo ngiyo abaturage benshi ntago barasubirayo bitewe n'uko n'ubundi amasuku ntabwo arakorwa neza. Gusa ariko ikintu cyantangaje ni uko mu by'ukuri hano n'ubundi bijyanye n'ubucuruzi urabona ko abaturage barambuka bakajya kurangura ibicuruzwa hano muri bihugu by'abaturanyi nava nka muri Uganda, ndetse we ndahamya neza nashidikanya ko bishoboka cyane no kuba bagera hano muri kote y'u Rwanda, ariko mu bice bya za Kisoro cyangwa se akabanagira no mu bindi bice wenda nka bya za Musanze bakarangura Rubavu nahe, kuko urebye nava ko iterambere aho bigeze rwose bitangiye kugaragara ko iterambere ririmo kugenda rijya mbere muri ibi bice hano muri za Rucuro hano muri eneo za M23. Ese Fighter wenda nk'abaturage baba ari aho ngaho ndakeka hari nk'abo uba waganiriye nabo bakubwira ko ari rihe tandukaniro rihari kuba M23 bayoboye ndetse n'abahoze babayoborwa ndavuga FARDC n'abambari bayo, iyo waganira nabo bakubwira ko itandukaniro ari rihe? Urakoze cyane kapiteni, ubaje ikibazo cyiza cyane. Urasanga ko mu by'ukuri na n'ubu ngubu bavuga ko umutekano ni mwiza batangiye gufata ibihe bakabigira hafi muri za mirongo. Mu by'ukuri ava ko umutekano bafite ubu ngubu ari mwiza cyane, ariko hakaba hari inkeke za bagenzi babo cyangwa se n'ubundi z'abandi bagenzi babo b'abakongomani babarizwa mu mujyi wa Goma, aho ngo uyu mujyi wa Goma mu by'ukuri ngo ariwo ubaketeje inkeke kubera ko ngo n'umujyi n'ubundi bari basanzwe bakoreramo activité ibikorwa by'ubucuruzi n'iki kugeza ubu bitagikorwa neza nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Hanyuma akavuga bati mbese muri make baribaza bati ese aha hantu M23 bazahagera ryari, ko tuzi neza ko twasezeranije ko vuba mu by'ukuri bizakemuka bazaharibera n'ubundi tugakora activité zacu. Gusa ariko ukabona ko bo mu by'ukuri umutekano barawishimiye cyane, keretse niba ari bya bindi bimwe bya nyiraruresha y'abaturage bashima rwose bagendana n'ibigezweho, kuko urahagera ugasanga n'ubundi
babacururiza hanze babacururiza mu nzu bakubwira ko amasaha 28 bari gukora amasaha 28 kuri 28 ariko inkeke nk'uko nari nkomeje kubivuga akari uyu mujyi wa Goma avuga bati ese uyu mujyi wa Goma ni ryari mbese nk'uko ubumva abantu bakunzi bacu n'ubundi baba bavuga bati se uyu mujyi wa Goma uzawugeramo ryari ni nako abaturage hano muri Rucuro nabo bavuga bati uyu mujyi bazawifata ryari cyangwa se 23 izawukontorora ryari kugira ngo dukomeze ibikorwa byacu by'ubucuruzi twongere duhahirane n'abanyegoma kuko urasanga hari abari bafite imiryango hano za Rucuro yakoreraga cyangwa se yari afite ibikorwa by'ubucuruzi bya business hano mu muhara mu mujyi wa Goma bakaba rero aba banyarucuro bahananga n'ubundi baragendaga boherezayo ibicuruzwa n'icyo ugasanga hari wari ufite nka depo y'ibishyimbo hari wari ufite depo z'iki ku buryo bwose iza activite zarahagaze ubu rero baravuga bati ibyo aribyo byose haba kamani igihe icyo ari cyo cyose mu by'ukuri bizagenda neza biteguye gutangira n'ubundi izi activite bakoreraga hapa na pare mu by'ukuri nk'uko ubona barimo kugenda babitangaza urumva ko mu by'ukuri nuko nguko bihagaze. Yes rwose Kano Fighter wenda irijyanye n'urugamba rwo kugira ngo wenda bakuru bo bakubwire ibyo ari gupanga biba bigoye ariko se nk'uganiye nabo basirikare bandi mu mugenda muhurira mu makaritiye usanga morale yabo iri ku ruhe rwego kuryo ubona ko bagifite icyizere yuko rwose iki gihugu bashobora kuba bagitunganya kigasigara gifite umutekano usesuye. Ku bijyanye n'umutekano rero wari unabitangiye neza uravuga uti hari byinshi wenda udashobora kuba wabwirwa usibye ko nyine bakubwira ko ijisho mu by'ukuri umunyamakuru n'ijisho rya rubanda mu by'ukuri hari byinshi tugenda tubona bigakwereka ibimenyetso nk'ubu mu masaha nimugoroba rwose nabonye amakamyo menshi cyane agera nko hafi nko mu makamyo 10 gutyo ava mu by'ukuri hano muri za Rucuro yerekeza n'ubundi muri ziranche za Masisi bavuga ko ngo mu by'ukuri naje kuganiriza n'umwe mu basirikare barwanye ba M23 ambwira ko bafite mu by'ukuri operation barimo gutegura idasanzwe kandi operation n'ubundi igomba kuzagirira abaturage mu by'ukuri abaturage bo muri Kivu Amajyaruguru umumaro iyo operation nayisengerageza nyine babizi abanyamakuru ukuntu tugira ukuntu ugera ukasa naho genda wagobeka mutuntu usa n'ubashakamo amakuru ndavuga nise ntahari ndabona nkurikije abarwanyi n'iki n'ibikoryo biri gutegurwa n'ubanza Goma mu by'ukuri vuba hanga ishobora kuba yavanwamo cyangwa se nayo yaba iri gukontororwa na M23 uyu musore rero mu by'ukuri habuze gato cyane yendaga kumbwira n'akari murori uko yambwiye ati rwose ni igihe gito cyane ariko nabonye ibintu byo kwanga igihe gito cyane nunanukora moje ni igihe gito cyane ni igihe ujya kubona ukuntu gifasha amezi 3 5 yaba akurikije n'amakuru afite kuko n'umwe mu bantu n'ubundi ngo bari bamaze iminsi bari hano mu nkengero z'umujyi wa Goma aza rero kubadirishwa cyangwa se aza ngo gusimbuzwa n'abandi agarurwa hano muri za Rucuro mu byo rero yambwiye ko rwose ngo ndetse ngo bigeze gushaka kwinjiramo ariko ngo bababwira ko bagomba gusubira inyuma bagategereza igihe runaka igihe cya nyacyo akavuga rero ngo akurikije ukuntu n'ubundi gahunda zabo zirimo gupangwa n'uburyo ziri gutegurwa hariya n'ubundi rwose ngo biragaragara ko rwose ngo iyi Goma ishobora kurangirana n'uyu mwaka ibintu bigiye birangira cyangwa se bikemuka hanyuma namvishe n'ubundi rwose iki gikorwa kimaze ibi cyangwa se bimaze kuba hariya hano i Goma ngo ndavuga kuri ya mpanuka y'ubwato nayo yagize ikintu yambwiye ko mu by'ukuri ngo bamaze kwakira hariya muri M23 ngo bamaze kwakira amaretere menshi cyane y'abaturage ba hano i Goma ndetse ngo buri ko raporo buri ko hari ibikozwe byinshi by'urugomo yaba urugomo nk'ibikorwa byo kwica n'iki byose bigenda bibera muri umujyi wa Goma ndetse n'ahara muri Minova izi raporo zose ngo ziregeranwa abaturage barazegeranya ndetse bakazishyikiriza mu by'ukuri abayobozi ba M23 mu rwego rwo kubereka ko mu by'ukuri niba ngo badashoboye kuhagera afazari
nibarutwe ngo basubire inyuma, niko abaturage baba babasaba ngo bakoreshe ubushoboka ngo bahagere baribere cyangwa se bakubohoze umujyi wa Goma. Niba byanze rero uriya mujyi wa Goma mu by'ukuri ngo basubire inyuma, bareke mu by'ukuri n'ubundi ngo ubwo byarabananiye. So ibiro byose bikangwa ari ibintu bikomeje kugenda bituma byenkuraje cyangwa se bituma mu by'ukuri mu cyama abayobozi bavuga bati uko byaba kose rero aha hantu reka naho turebe ukuntu twahakuramo, turebe noneho ngo icyuho kiraba gisigaye hehe. Rero ngo kuri pariti politike bari gukora iyo bwabaga kugira ngo nabo uruhande rwabo rwuzuze ibisabwa rugire ibyo runoza, hanyuma ngo n'abasore ba General nabo bakaba baramaze kwitegura imyiteguro iri ku rwego rwo hejuru. Ntekereza ko nabo ngabo nabonye ku masaha y'umugoroba rwose barimo baramanuka, ntekereza ko berekezaga iyo ngo muri za Masisi. Ariyo mpamvu ndi kuvuga nti mu by'ukuri vuba ahangaha dushobora kuza kubona byinshi bigiye bitandukanye. So hari byinshi rero nkirimo kugenda negeranya, navuga ngo ntabwo ndibuze ntari butangaze nonaha, nifuza kuza gutangaza rwose ubwo ndibuze kubashitse muri studio cyangwa se aho ngaho n'ubundi kugira ngo nze kwitangira icyitwa Ido Nido. Ubwo rero nasezeranye abadukurikiye ko mu by'ukuri hari byinshi cyane ndimo ndategura turi buze kubaha. Yes, harimo byinshi rwose uri kugenda uringaniza, ariko ntabwo nakurekura nakubajije ku bya operation yakomeje kugenda abera hariya mu bice bya za Bukombo, muri groupe ya Bukombo rwose, dore ko ngejo bari gutaganyura FDL ndetse na PSRS ahantu bita za Kanyangohe, ahantu bita Bumbasha ndetse n'agace bita Bukumba. Ese iyo uvuganye nabo basirikare ba M23 bakubwira ko ari iki cyabuze kugira ngo iyi APSRS ibikiri hagati muri bo, nyamara tuzi ko hano yaraharenze ariko basigaye hagati muri bo. Iyo babajije bakubwira yuko niki cyabuze, niki kigomba gukorwa kugira ngo izi FDL ndetse n'izi APSRS zikomeje kugenda zigaragara muri za Bambo ahangaza za Tongo, niki gikorwa bari kubategura? Ya urakoze cyane. Muri iki gitondo ndagira ngo nkumenyeshe ko nahuye mu gitondo cya kare nko ahagana mu masaha ya saa moya ziri gushyira saa 2, nakubitanye rwose n'abasore bagera hafi mu 9 gutyo, bivuga ko ngo ari bamwe mu bafashwe ku munsi w'ejo muri urwo rugamba. Ndetse aho bagendaga basobanura cyangwa se babwira mu by'ukuri abasirikare ba M23 ko bashyiriwe n'ibikoresho, ngo nta bikoresho basigaranye, ngo ariyo mpamvu rwose muri make ubwo bavugaga impamvu yuko basobanuraga ngo impamvu mu by'ukuri ngo hariya impamvu mu by'ukuri ngo bari gufatwa, bakavuga bati nta bikoresho tukigira hariya. ubwo batangaga nk'amakuru kugira ngo n'abasigayeho barebe ukuntu M23 yabafata. Hanyuma ahubwo banabwira abarwanyi ba M23 ko bagomba gutangira kureba ngo imbunda ziri mu baturage, kuko ngo aba ba FDL nabo ngo basigaye banyura mu baturage, bababwira ko ngo niba hari imbunda zirimo ngo babaha kugira ngo babone ngo ibikoresho ngo byo kwifashisha, kuko urumva ko ibyo bari basanganwe mu by'ukuri urumva ko ntabyo bagifite, byinshi bagiye babyamburwa. So rero ngo akaba ari kugenda basaba mu baturage ngo ahaba hari imbunda cyangwa se amasasu ngo babarangira kugira ngo bakomeze urugamba. Abasore rero bafashwe urumva ko baje batanga amakuru ya nyayo kandi yizewe. Hanyuma rero ku bijyanye n'izo operation uvuga, no muri iki gitondo zakomeje rwose kuri uyu munsi wa Mungu, bakaba bakomeje operation. Ubwo icyo navuga mu by'ukuri muri izo operation nuko abagera ku 9 mu mirwano yabaye kuri uwo munsi w'ejo hashyize bakaba barafasheho matekwa zigera kuri 9. Ubwo rero ntabwo namenya ngo bazerekeje hehe, niba bagiye kubafungira hehe, niba baba babariye, kuko numvaga babaha amakuru kandi wumva rwose bayabaha nta kudidimanga. Urumva ko birashoboka ko M23 yashizemo n'imiyaga.
ya urumva ko rwose aho ngaho ari udufite amakuru menshi rwose ibyo nabyo byari bikenewe kugira ngo abaturage dore ko hari benshi bari kuvuga ati ese nk'uwakenera kujya muri Kongo yanyura he, uwakenera kujya muri Kongo byaba bite se, ntabwo baba batubwira ngo hari umutekano nyamara ntawe uhari, ari kumva yuko utanze ubuhamya rwose nk'umuntu uruhari aho rucura rwose ngo amasaha 24 kuri 28 activite ziba zikorwa. Activite rwose nta kibazo n'iki na kimwe. Nabonye inganda zimwe na zimwe n'ubundi zari zitakoraga, zaba izikora aya mafu y'ibigori zatangiye rwose, ba rwiyemezamirimo bamwe batangiye kugezayo amamashini akora izo fu z'ibigori. Nabonye ibikorwa by'ubworozi n'iki byose, mbese muri make urabona ko ibijyanye n'iterambere birimo biragenda bigaruka. Yes, katugushimire kandi ugire umuhanda mwiza. Urakoze cyane. Ubwo rwose mu masaha make cyane nanjye ndimo ndisuganya kugira ngo ndebe ko nahindukira turaza kuba turi kumwe. Urakoze cyane, reka tugushimire. Asante sana, dushimire n'abakunze Jeune Official. Asante sana. Yes, muri kumva ko rwose hose tuba twagiye twatangatanze, nta gucikwa amakuru rwose. Rucuro turiyo, Masisi turiyo, Minova, yewe ni Kinshasa tuba twagezeyo, dore ko drone zacu rwose tuzigurutsa zikaba zagera hariya. Reka mbageze operation iremere M23 ngiri gutegura nyuma yuko igiye gufungura umuhanda Sake Bweremana, nyuma yuko wafunzwe na FRDC, ariko ngo bikavugwa yuko M23 ariyo yawufunze. Ese koko ukuri kuri hagati y'ibintu nukuhe? Ukuri kuri hagati y'ibintu nuko guhera hangaha Bambiro, umuntu uturutse muri Goma iyo yavuze yuko agiye Minova ntabwo bamwemerera katamboka. Ibintu mwari mubizi. Umuntu uvuye muri Goma yageze hano Bambiro baramubaza ati ese ugiye he, unaenda wapi? Ndugu yangu naenda wapi? Nabiza abantu b'Iminova bivugira igiswahili n'ururimi bita igihavu. Nirwo rurimi nizo ndimi bakoresha hariya cyane. Kinyarwanda rwose reka bakababwira ko bagiye hehe, bagiye Minova. Bakababwira toya. Ngariyo mpamvu ahangaha za Nzuro na za Gituku hakomeje kujya hagenda hagaragara urujya n'uruza rw'abantu, kuko bose bacaga iyi nzira y'amazi. Noneho n'abashakaga guturuka Minova baza Goma, iyo bageraga ahangaha ku kibuga cy'umupira murahazi, bagira ngo binjire ku Bweremana, ubwo naramutse ya paroisse hari barriere, barabazaga atese ugiye, ati ngiye Goma, ati reka no nta nzira ihari. Ngibi babikoraga mu buryo bwo kugumura abaturage babangisha M23, nyamara M23 yo ntabwo yigeze ifunga inzira ku baturage, ahubwo yayifunze ku bwa gisirikare, ku bw'ibikorwa bya gisirikare. Baravuga ati ubwo noneho hano tugeze muri iyi misozi ntabwo dushaka yuko FRDC ndetse n'abambari bayo bazajya bidegembya muri uyu muhanda. M23 ifunga mu buryo buri strategique, ntabwo awufunze mu buryo bwo kuvuga ngo dushyizeho barriere ntawemere gutambuka. S'il vous plaît, ibi bintu mbivuze ndahanga kuri micro za Jeune Official, nta gace M23 gikontorora wasangamo barriere. Abantu mujya mu bice bya M23, Eugene nawe nanagaruka arabahereza ubuhamya, nta barriere usanga muri bice bya M23. Nta hantu ugera ngo bakubwire ngo zana carte d'alolema, ubu ni nkiranga muntu ho muri Kongo. Nta hantu ugera muri M23 ngo bakubwire ngo zana jeto de recensement. Nta hantu muri Kongo ugera ngo umuntu M23 iyobora bakubwira ngo zana icyo bita impôt, imbarata. Ibi bintu ntago babikozwa. Ariko gera mu bice FRDC irimo, nabo gisaba yigukuramo, baragusaka bakagusakambura. Baragusaka bariza kararinza no kugusaka bakagusakambura. Ibi bintu mbivugiye iki? Mbivugiye yuko FRDC niyo yagumuye abaturage kugira ngo badakoresha uyu muhanda, ariko M23 ntago yigeze igumura abantu cyangwa se ivuge ngo ifungiye abaturage, kuko ibakunda kandi nibo iri kuharanira uburenganzira bwabo muri rusange. Urumva yuko rero M23 hari abashatse kwisiga icyaha, bashaka kuyihehesha itaneye, bayigerekaho ibyaha n'ibyaha,
ariko y'ukubise icyumvirizo n'abaturage bari muri M23 barakubwira ngo M23 uragahoraho bitewe n'iki wenda nakanitangeho urugero kuva Nyamitaba ujya Goma nibura wishyuraga amafaranga y'amakongomani 10,000 mu nzira bidafite icyo bivuze kugira ngo mubyumve aho bitika bati hari bariyeri wishyuraga 2,000 ukamanuka Kingi hari bariyeri wishyuraga 2,000 ukamanuka ku Rupangu wishyuraga 2,000 bibaye bingahe ntago ari 6 wagera imbere mu Kimoko ukishyura 2,000 ntago bibaye 8 wagera Bambiro ukishyura 2,000 ntago bibaye 10 ibaze kugenda no kugaruka icyo bita aller retour kugenda no kugaruka wasangaga rwose umuturage ari gutanga 20,000 by'amakongomani bidafite aho byanditse bidafite icyo bivuze kubera iki kubera ibikorwa bibi bya FARDC. So reka nsoreza ngaha bakunzi ba Eugene Official yari Captain Sinamakosa muri studio urumva ko nshimira abo twagiye dufatanya ikiganiro ubwo ndashimira Fighter uri hari ya za Rucuro nshimiro bita Jimmy uri hari za Goma bagiye bamfasha kugira ngo iki kiganiro kibashe kuba cyabageraho rwose n'abakunzi ba Eugene Official mwese aho muri rwose mwagiye mudukurikirana kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma rwose mbifuriza icyumweru cyiza umuntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone ukande unangiza ukande no kunzogera ubundi ujye ukanda like ndetse na share kugira ngo ibintu tubagezaho mujye mwinogerwa nabyo kandi bibagereho ku gihe muri rusange ciao amahoro y'Imana abane namwe.